muri ekipe ya Rayon Sports. Abakunzi ba Rayon Sports muze twakire inkuru nziza cyane y'umusore Azizi Basane ushobora kuba agiye kongera amasezerano. Ndababwira inkuru ikomeye cyane ku masezerano mashya ya Azizi Basane, agiye kongera amasezerano mashya. Ikindi ndagarukaho nuko Forunganye nawe agiye gusubira ku muganga bwa mbere na nyuma, ariko ndabwira akabazo kakiri mu ivi gatoya, hari ikintu ngo kiburamo, niyo mpamvu Asumani ari we waje mu kibuga. Forunganye we akaba akikurikiranwa n'abaganga. Forunganye ari akantu afite nk'akabazo ku ivi ryavunitse. Ndababwira byinshi kuri iyi nkuru, mbabwire ese Forunganye we bamusabye iki, kuko abaganga hari ikintu bamusabye ndetse bamuhaye na randevu y'igihe agomba gusubira aho bita kwa Rutamu cyangwa se ku muganga umukurikirana bwa nyuma. Ikindi agarukaho ni kuri Bigirimana Bedi, nawe bamaze kumuhereza umunsi agomba gusubira cyangwa se umunsi agomba guhuriraho na muganga nyuma y'ibyumweru 3 bamuhaye. Bazagira gute, bazajya kumusuzuma, nawe ndababwira iby'imvune ye uko biteye. Ikindi ndababwira nuko uwitwa Tambwe Guruwari ngira ngo yagarutse mu myitozo muri iki gitondo, yakoze gym, ariko ndababwira ko Rayon Sports ifite match muri weekend na Bugesera. Iyi match ntabwo azayikina, ndababwira igihe bemeje ko azatangiriraho gukina cyangwa se kuza mu kibuga mu buryo buri official. Match Rayon Sports ifite muri weekend, uyu mukinyi like ko atazayigaragaraho, ariko ndagenda babwira byinshi cyane bigiye bitandukanye muri equipe ya Rayon Sports. Ndetse ikindi Rayon Sports murabizi ko bari gushaka amafaranga yo kugura abakinyi. Azizi Basane ni muri uko rwego nawe bagiye kumwongerera amasezerano, ariko bagomba no kumushakira undi mukinyi uri ku rwego rwe cyangwa se undi mukinyi uri ku rwego ngwa Azizi Basane umuyinga ukomeye cyane. Bimeze bite? Tansebe nazo ubwo tuba twazinjiyemo, kwezi kwa mbere kuregereje, ngira ngo na derby nayo tariki 10 z'ukwezi kwa mbere murabizi cyane. So rero ngira ngo ni byinshi cyane, nagaruka ari kw'inkuru nziza cyane ikomeye cyane. Navuga ko ari Azizi Basane ugiye kongera amasezerano. Turaza kureba ngo ese aya masezerano ni ngombwa cyangwa nta musaruro atanga, niki turaza kureba byinshi bigiye bitandukanye, ariko nekeza ko bigendanye n'uburyo Azizi Basane ari kwitwara muri iminsi gose amasezerano utayamuhaye, ahubwo waba ufite ikibazo gikomeye cyane. So ngira ngo rero hari yashize iminsi naragwaye bugiye butandukanye, ariko nagarutse muri Zandani, ngira ngo hashize iminsi gose, ariko icyambe n'amakuru kanzemba kubite icyo bita Zandani zo muri Rayon Sports, aho niho mbera akasa mutwe. Inkuru ya mbere nkuko nayabwiye, Tambwe Guruwari bamaze no kwipostinga, aravuga ati Tambwe Guruwari yagarutse mu myitozo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za Rayon Sports cyangwa se imbuga Rayon Sports ikunze gukoresha. Bapostinze ko Tambwe Guruwari yagarutse mu myitozo ubwo, ariko mu gitondo bakoze gym. Ikindi namenye nuko Rayon Sports igiye kujya ikora imyitozo kabiri ku munsi, mu gitondo gym, ku mugoroba imyitozo isanzwe, cyangwa se mu gitondo bagakora imyitozo isanzwe, ku mugoroba bakora gym, bigendanye n'igihe bafite match. So ubwo icyo wamenya nuko kuri Tambwe Guruwari bavuze bati bitewe n'igihe amaze ari baramushiye igisima, kugira ngo nyine imvune bigororoka, akaguru kabe kagira gute, kabe gakura neza. Ngira ngo yaramaze iminsi nyine baramushizeho igisima. Birumvikana umuntu yagize imvune idakomeye cyane, yamvune nyine isaba ko umuntu ahabwa umwanya kugira ngo yongere amere neza. Uyu mukinyi rero bavuze bati yagiye gukora imyitozo icyumweru n'igice, noneho kuri match Rayon Sports izakinamo na Gorilla izabera i Kigali, Tambwe Guruwari nibwo azagaruka mu kibuga rwose. Ayo makuru ni iyo onahereza abakunzi ba Rayon Sports. Ani makuru muri equipe ya Sport kuri Bigirimana Bedi, nawe bamureje ibyumweru bigera kuri 3, ndetse bamubuje no gukora siporo cyangwa se gym, bamubuje gukora imyitozo igiye itandukanye kubera ko bamubuje gukandagiza akaguru, kuko hari ikintu bamuhaye cyo kugira gute kimeze nk'ikiboto ukuntu, ariko bamubuza
gukandagiza akaguru gafite ikibazo. Bigimana Bedi rero ngira ngo arenda kuzuza ibyumweru bibiri, bamuhaye ibyumweru bitatu, bamuhaye ibyumweru bigera kuri bitatu, bamubwiye ko ibyumweru bitatu nibyuzura azasubira kugira gute kwisuzumisha kwa Rutamu, bakagira gute bakareba ko nta kibazo afite, akagira gute akaba yabasha kugaruka mu kibuga. Ariko ngashobora gukora ashobora gukoresha akaguru akananura, niyo nama bamugiriye, ku buryo ashobora nko gukora akagarama, akagira gute akaba yagenda azamura akaguru gake gake kugira ngo katazagenda kaba kagira ikibazo cyo kuba kamenyera kuba katari gukora neza. Nyine sometimes hari ubwo udakoresha urugingo rumwe na rumwe rwo ku mubiri usanga rutari gukora neza, iyo hashize iminsi ngira ngo murabizi biba bisaba ngo umubiri wawe uwukoreshe. So ikindi ubwo Bigimana Bedi bamubwiye ko nyuma y'ibyumweru bitatu azajya kwisuzumisha bakareba uko gahunda ze ziteye. Kuri Forunganye rero utiwe bimeze biti? Icyambere kuri Forunganye avuga ko akaguru kagize ikibazo cy'imvune, nta mbaraga gafite. Cyo ni icyambere. Umuganga umukurikirana bya hafi avuga ko ahantu babaze ngo inyama zirimo ntago zihagije ku buryo akaguru gakomeye ku buryo nyine kari ku rwego rw'uko ashobora kuba yahita atangira ubu ngubu, ngo hakeneyemo nk'igihe kingana n'ukwezi kugira ngo ahantu bagize gute babaze hazemo inyama, ku buryo nyine urumva nyine ahantu babaze hari ibyo bakuramo, hari uburyo bahatandukanye ukuntu birumvikana, ngo hakeneye kuzamo inyama hakongera akijyana kuko nyine ivi rikaba ivi nyine rikongera gafata nyine imisokoro ibiki byose amaso nyine ibintu byose nyine, ku buryo ivi rigenda rigafata noneho akongera agakomera. Icyo ngicyo rwose nicyo kintu, nicyo kibazo kiri kuri Forunganye, kuba ahantu babaze ngo harimo inyama nkeya, ngo nicyo kibazo uwitwa Forunganye afite, nta kindi kibazo uyu mugabo afite. Rwose icyo nicyo kibazo Forunganye na n'isaha afite. Ariko igisubizo cyangwa se indi nkuru nziza cyane kuri Forunganye nuko uyu mutaramu ku makuru yandi nakuruye nuko rwose ngo azagaruka mu mpera z'ukwezi kwa 12 rwose, kuko aya makuru cyangwa se murabizi ko hashize cyangwa se hari higeze kuza ibintu bivuga ngo araza kuzana n'uwo bita Asumani, ngira ngo yigeze no kuza ajya kuri bench nimba mbyuka neza muri ku kwezi kwa 11 gushize, guhera mu kwezi kwa 10 amakuru agenda asikira Forunganye aragarutse. Ibyo bintu byarabaye, ashaka no kugaruka, ariko umuganga umukurikirana iyi nkuru nayimenye kera. Umuganga umukurikirana avuga ati rero Forunganye mwe mumuretse Asumani ahubwo bameze neza, mwe mumuretse agire gute amanze aze yongere tumukurikiraneho gato. Mu kwezi kwa 12 Forunganye naye ngafite rendezvous yo kugira gute kumusubiza mu cyuma bakamureba bwa mbere na nyuma, kuko iyi mvune nayo imaze igihe. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 rwose Forunganye ni mutegereze muri iyi mikino 2 cyangwa 3 iri imbere, hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri rwose Forunganye nibwo azagaruka mu kibuga cya Reso. Ariko mu kwezi kwa mbere rwose nibwo tuzamubona neza cyane. Ariko mu mikino Rayon Sports ifitanye na Bugesera, Gorilla n'undi bukino uri imbere, iyo mikino yo Forunganye ntabwo ahari muri rusange. So ngira ngo nibyo kuri abo bakinyi bafite ibibazo by'imvune. Ubwo andi makuru mashya nkuko nababwiye, Azizi Basane Perezida Murenzi Abudara ngira ngo yazanye n'impinduka. Urabona ko rwose afitemo ikintu cya leadership cyangwa se ubuyobozi, cyangwa se kuba ari umuyobozi mwiza. Nyuma yo kureba performance nziza Azizi Basane burya arimo aritwara niki uburyo bwose shakinye match nziza cyane kuri Rayon Sports, match yakinyanagamo muri weekend ku munsi wo kuwa gatandatu kina na Musanze. Azizi Basane rwose abonaga ko ari ku rundi rwego. Icyo namenye nuko witwa Murenzi Abudara yagize gute, yatangiye kwegera manager
wa Azizi Basane kugira ngo yongere amasezerano ukwezi kwa gatandatu kutari kwagira. Azizi Basane avuga ati ndagenda bimeze bite, bagira ngo bamuhereze amasezerano hakiri kare kugira ngo atazagira ibyo bintu by'ibitekerezo byo kugenda. Kandi ikindi ngo bahite bamuhereza amafaranga kugira ngo agire gute n'amasezerano ahita yasinya, kuko umuntu uri kumuhereza amasezerano areba n'amafaranga avuga ati byibuze ahangaha nagira icyo nkora, avuga ati kanze muhereza amasezerano mu kwezi kwa mbere, noneho kugira ngo bizajye mu kwa gatandatu nta kindi kibazo gihari. Azizi Basane rero icyo namenye nuko agiye kuba yakongera andi masezerano. Urumva ko iyi nkuru irashimishije ku bakunzi ba siporo bigendanye n'umusaruro Azizi Basane arimo aratanga. Ubona ko rwose Murenzi Abdallah akoze akantu keza cyane. So rero ngira ngo abakunzi ba siporo sayo ngayo ibindi si butaha koko. So rero ngira ngo mugire ibihe byiza cyane. Funganye mu kwezi kwa 12 gushira cyangwa se mu kwezi kwa mbere, kambivugire muri rusange wenda mutagira ngo ni vuba ahangaha. Ubwo undi ni Bigimana Bed nawe ni muri ubwo rwego, nawe turi tariki zigera mu 19 gutyo, nawe ni mu kwezi kwa mbere cyangwa se mu kwezi ku kwa 12 nko muri 25, nawe nuko umutekereza icyo gihe cyangwa se muri 20 gutyo, tukareba ngo ese bimeze bite. So rero mugire ibihe byiza cyane, ndabakunda cyane.